Imana uzajya uyigenda imbere uzi ko ishobora bingahe ibyananiye abantu, iyo amafaranga yananiwe, iby'ubwenge bwananiwe, Imana byose irabishobora. Indwara zitagira ba muganga ishobora byose. Urwego umuntu aziho Imana nigo rwego akomeraho, nigo rwego ayikoreraho. Yesu areje ubutware bwose, gusa se hejuru y'ubushobozi bungahe, imbaraga zingahe, ubwami bungahe. Izina ryo nuvuga ko uri umuntu w'Imana, kavuga ko na Yesu mutegereje, ikimenyetso kibinyereka nuko ubu wera mu ngeso zawe zingahe. Nuba muri gukora ibyaha baba kureba cyangwa batakureba, uzamenye kubeshya, kuko yavuga ngo bakundwa ubu turabana b'Imana, igisigaye nuko tuzasa, ariko cyo tuzi nuko naza tuzamureba tugasa nk'uko ari. Ariko ufite ibyo ibyiringiro yeboneza nk'uko nguwo umuntu ushaka kuba kwaza Imana akwikumenya uko Imana ye yera mu kwa mbere kuza mu kwa 12. Murakoze cyane, reka basuhuze mu izina rya Yesu. Muraho mwese. Maze iminsi ndateranira hano ni nk'ibyumweru 2, ariko uyu munsi Imana ndayishimiye ko iduciriye inzira. Twagize no nijoro cyane bwije, kwa dufite inama tuza no gutegura kuza, ariko namwe ndabona mumeze neza. Amen. Reka rero mbanze ntanga itangazo mbere yo gukomeza ijambo ry'Imana. Itangazo nshaka kubabwira, roke dukorana yabivuzeho, dufite abashyitsi ku cyumweru, ibindi yabisobanuye by'impinduka zabaye, ariko reka mvuge ku cyumweru ko dufite abashyitsi hano. Umushumba w'itorero RWANDA ururembo rukorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, kandi nabavuze neza, namubwira nti n'ukuri ahantu intarujemo n'abantu beza. Sinzi naba narabeshye buriya, ntabwo nabeshye rwose, sinababeshyeye. Abantu beza cyane kandi azishima zanezerwa. Nanjye no ku cyumweru nzateranira hariya i Musanze, niho ururembo rwa RWANDA mu ntara y'Amajyaruguru ruzajya rukorera. Murahazi ni hano hafi. Nanjye no ku cyumweru nzagenda, nzaba ndiyo. Rero ndabashimira ko twabanye neza, kandi niba mu kintu gikomeye mu buzima ni uburyo umuntu asoza ibintu. Abantu benshi baratangira ntibasoze. Kumara imyaka 5 ni myinshi, aba hari amajoro menshi, amanywa menshi, imvura nyinshi, nabyo twahuriyemo hano, imitengito, imyuzure, covid, byose byarivangavanze, akubiteka tubera byose. Ndabashimye rero nkunga y'amasengesho, kubufasha no gukora imirimo hano. Mukora neza hano, mukora mutavuga ariko mugakora. Mwama baho umugisha. Rero ibindi bavuze ko hano nyine ari ikicaro cy'itorero RWANDA paruwasi mu karere ka Rubavu. Hano haza hari urwo rwego kare itorero RWANDA paruwasi RWANDA mu karere ka Rubavu zagikorera hano Gisenyi, n'ururembo rwa RWANDA mu ntara y'uburengerazuba zayikorera hano. Muzamuna badasanzwe. Impamvu nyine mujye mugaragara nk'abasirimu. Burya ahantu hari abantu bameze batyo, mujye muza museka, ntabyo kurakara ntibyemewe, muvuga neza, mwishimye, mutekereza ibintu byiza gusa. Amen. Muramwe mwibaza abantu bazajya bava aho hose baramutse bashaka serivisi bakaza hano, ngo nta kintu bivuze. Ubwo uwo mugisha muzawukorere kandi muzi kwakira abashyitsi neza. Hanyuma tuzaye dusengerana, mujye munyohereza amasengesho. Amasengesho ntibayategera, yohereje araza, nanjye nzajya mbasengera. Kandi ashimira madamu bamfashije. Burya urugo rumeze nabi ntabwo wakorera Imana. Happy aramutse ari nk'induru mu rugo n'urusaku n'akamo, hatari umuntu gufata mu mugongo, ntabwo wabishobora. Ndashimira umuryango wanjye rero twabanye, kandi bagikomeje kumfasha muri umuhamagaro. Imana baho umugisha. Ndashimira abakozi ngeze hano nyine, nkuko njye nibo bwa mbere ngiye kuyobora urwego rukomeye. Nayoboye itorero y'ibitaga umudugudu imyaka 20. Ntajya mpabwa promotion, nta promotion nyampabwa. Imyaka 20 mba ku mwanya umwe, kandi uvuge ko ntari narize, ko ngiye nize kera amashuri basabaga icyo gihe nari nyafite.
amashuri 6 basabaga ngiye nize mbere ya jenoside, nize amashuri ya Bibiliya basabaga, ariko nyine isaha itari yagera hari igihe nyine bitemera. Ariko Imana igiye kugira gutya ibizanira rimwe, ifata ya myaka 20 yose iraza byose irabyegeranya, indenza ya paruwasi ntabonye n'akarere kamwe ibona kadahagije, ibi nkubise tune none yabonye nabyo bidahagije, irongeye imbaye n'intara. Ubwo iyo Mana umwayivuga w'igihugu kandi soko ndi umukiranutsi, abo ndi umukiranutsi, soko nsenga, soko nkora cyane, n'ubuntu bw'Imana. Hanyuma rero umuntu wese burya kugira ngo abantu babane imyaka 5 baravuze ngo ntazibana zidakomanya amahembe, uwo narahimukiye wese wundi mu mwenda we nzamwishyura apfe kunyibutsa ayo murimo ko shokwa ntayibuka ntayazi. Imyaka 5 shokwa ntibuka undi mu mwenda ambwira atari ko ari mu ideni urimo, ako ntumbwira ry'itorero kiryitorero nasiga ryanditse disinyiri byo bazakwishyura abandi baje, ariko iryanjye ku giti cyanjye umuntu mbere mu mwenda aze kumbwira ati hari amafaranga yanyu utampaye, hari ikintu waguze ntiwanyishyura, aze kunyibutsa sijye mwishyuye. Hanyuma uwo nabwiye nabi, uwo nahemukiye ambabarire. Ntabwo y'abantu barimo bubaka barwana batongana, hari igihe nyine usanga biba ngoma ko ivumbi ritumuka ukavuga nk'abafundi, ariko uwo naba narabwiye nabi mu myubakire byose twubatse abimbabarire, murambabarire. Ibyo muzimpe ko nane ntacyo mwazimaze uretse kuzimpa gusa. Imbabazi se urazinyima uzigira uteretse kuzimpa, murazimpa rero. Kandi nanjye niba ari uwo naba narabonye muri ubwo buzima twaraginya akabazo nimwe ndamuwabariye, nanjye muzimpe nanjye ndazibahaye. Hanyuma tutongeye kubonana ahunda ni mu ijuru, ameze ubundi yo twajyaga ni mu ijuru tutabuhuye tukazahurira muri cya giterane. Icyifuzo mfite rero na numva mfite mu mutima kandi kitari kibi, nuko hamwe nanjye namwe dutegereje igiterane kizaba mu ijuru bagatangaza amanota twabonye tugeze mu bwami bw'Imana. Twicaye twese dutegereje ibitubaho, twari twicaye nyine turi abantu twese 9 dutegereje amanota baduha nyine ngo dukomeze. Umuntu akayategereza bavuga numva njemo oyo njemo gute koko mu bantu bakomeye nzi b'imbaraga b'abahanga bakora, mu bantu bari 9 bane bari basigaye numva uwambaje bamuvuzemo. Man ndayishimye nibyumve ndayishimye. None rero uyu munsi ni umunsi wa nyuma baduhaye kuza gusezera, nubwo mubona magaze hano ndi kubasezera, niyo mpamvu ndi hano. Ubundi kuva ku munsi w'ejo ndi umushumba ururembo rw'itorero DPR mu ntara y'Amajyaruguru, nubwo ndi hano ndi umushyitsi wanyu. Ko bambwiye ati ntugende nk'umujura, gyo ndio gusezera abantu mwabanye, ndi kubasezera rero. Ariko si kuri ni hano hirya, kandi n'ejo nagaruka kaza kubasura no mu masengesho. Hanyuma ikindi abasaba rero kuwa gatatu muzi ko tutamasengesho ku munsi w'ejo, ntumiyasubike no kuwa 2 no kuwa 3 cya cyumweru cy'amasengesho. None umushumba wacu Imana duhaye ko hano azasanga hari amasengesho kuwa 3 rero, kubera ko ariho umunsi hazaba ihererekanya bubasha. Abashyitsi ntago bazagenda batageze mu iteraniro ngo basuhuze, tuzababwa tutinyaboneka mugire mu iteraniro muramutse abanyamasengesho. Numva rero muzaba mumeze neza kandi byose azaba ari umugisha. Hanyuma rero mu gusoza hari isengesho nshaka kubasengera. Isengesho nyine ngewe amasengesho nagiye mbona ko ari ibintu bikomeye. Ndashaka kuza kubasengera isengesho bituma kamvuga uko ryitwa, kamaze nsoma ijambo ry'Imana mumenye ko muhita mushaka isengesho riri muri iryo jambo. Ni 11 mu buhanuzi bwa Daniyeli cya 11 umurongo wa 32 muze kumbwira ikintu umuntu yasengeramo. 11 ubuhanuzi bwa Daniyeli umurongo wa 32 haranditse ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Kasubiremo 11 muri Daniyeli 32 haranditse ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'iki. Niki gikomeye hano ni ikintu cyabaye. Harimo nk'ibyiciro bibiri, harimo abantu baca mu isezerano babiva mu mbese. Burya igihe wakizwaga uri ukoze amasezerano
hanyuma ngo abaricamo azaba yobesha kubashyeshyenga. Hanyuma abazi Imana yabo bazagira gute? Birangirire hehe? Ubwo icyifuzo ni ikihe noneho? Oya, ntabwo habanza gukomera. Ako ntabwo mwumvise. Hasubiremo. Abaca mu isezerano azaba yobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'iki by'ubutwari. Ubwo icyo mwese mwihuta ni ugukomera no kurya ubutwari. Ni iki zacyatumye bibaho? Moteri, dinamo, kumenya Imana. Urwego umuntu aziho Imana nigo rwego akomeraho, nigo rwego ayikoreraho. Isengesho nza gusenga rero naryo reka ndibabwire aho ryanditse. Byanditse mu Baefeso, urwandiko rwandikira itorero rya Efeso cyaho cya mbere mu 15. Hari umunyamasengesho witwa Paulo yasengeye itorero rya Efeso. Naye ndashaka gusengera itorero rya Gisenyi, ngasengera iyi ntara y'uburengerazuba Imana yaduhaye, ngasengera abanyetorero baba muri iri torero n'abandi basengera abandi n'akano gace, kuko masengesho arakora. Icyo cya mbere mu Baefeso 1:15 haravuga ngo ishaka nashyiraho Gisenyi, nashyiraho adeperi torero rya Gisenyi. Nicyo gituma nanjye maze kumva, ngiye ntago nabyumvise narabibonye, nicyo gituma nanjye maze kureba uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenzi. Umva icyo yabasabiraga, nanjye nza kubasabira kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge. Ubwo ako nagake umwuka w'iki w'ubwenge gusa se no guhishurirwa bitume muyimenya. Urumva uha umwuka w'ubwenge uranayishuriwe bitumye uyimenya. Hanyuma ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye. Mwumvise ibintu tujya kumenya, ibyo twiringizwa niyaduhamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera, ko nukumenya. Mumenye n'ubwishi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo yahaye twebwe abayizeye, nkuko imbaraga z'ububasha bwayo ziri bukomeye. 20 izo mbaraga Imana itanga nizo yakoreye muri Kristo Yesu ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose. Mu bisanzwe Yesu ari hejuru y'iki? Yesu ari hejuru y'ubutware bwose gusa se hejuru y'ubushobozi bungahe? Imbaraga zingahe? Ubwami bungahe? Izina ryo iyi Imana duhamagaye mu bisa ahantu Yesu nyiri torero ari, ngo Imana imushyize hejuru mwongere y'iki y'ubutware, ubushobozi, imbaraga, ubwami, izina. Paulo yaravuze ngo si izina rivuga mu gihe Paulo yandikaga nirizavugwa atagihari. Umva akantu kantangaje. 22 kandi yamuhaye gutwara itorero, kandi yamuhaye gutwara byose, bishyira munsi y'ibirenge bye, imuha n'itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse ushyikirwamo na byose. Kamabwire kano kari cyo bashaze kuvuga. Yesu ni icyambu, icyambu Imana ishaka kugira ibintu izana mu isi. Icyambu murakizi? Cyambu bw'itorero ni icyambu, ni airport. Burya ibibuga by'indege nabyo byakira indege. Noneho umunyetorero ni umuntu Imana ashyize mu isi, ku buryo Imana ishaka guha umugisha isi ibinyuza mu itorero. Niyo mpamvu wanditse igitabo cy'ingoma ibice 2 murongo ingoma za igitabo cya 2 cy'ingoma 7:14 yaravuze ngo abantu murindamuka nteje inzara ikabaho, imvura ntihigwe, intambara zigatera, ibintu bine: inzara, imvura, inzara itewe n'amapfa. Impamvu ntaga bahinze cyane beza, ubwo iyo ni inzara. Cya kabiri, indwara, tutitaye ku ndwara iyo ari yose n'amazina yayo nuko bayita. Icya gatatu, intambara. Icya kane iki? Ibyorezo. Ngo maze abantu bitirirwa izina ryande. Wumviye misiyo bahawe, babandi nababwiye nyine, abantu bitirirwa izina ryanjye
niba ca bugufi bagashaka mu maso hanjye bagasenga nzabumva ndi mijuru bakirize iki ni bandi haye inshingano zo gukiza igihugu mumvise ari bande ni abantu bayo abantu bitirwa izina ryande ryanjye muzi ko twicaye hano Imana tubwiye ko nta muntu uzakandagira hano ko tuza ihashinze umusaraba ku mupaka tago mwabonye ibimenyetso sinababwiye ngo mujye musenga muzamenya impamvu musenga nyuma nuzajya umva Imana iguhase gusenga we senga uzamenya impamvu usenga nikubwira ngo usenga nijoro byukusenge uzamenya impamvu uri gusenga twarasenze Imana irindura u Rwanda twarasenze tubona ibimenyetso byo kurindwa kw'iki kw'Imana kuntu yaturinze uyu mwanya rero nk'umuntu uri kubasezera kuko ikindi gihe nzajya nza biciye muri protokole biciye mu gutumira biciye hehe ariko ubu ngubu uyu munsi nawe uhawe ndashaka kubasengera kugira gute ndashaka kubasengera ndasenga iki yamasengesho yanditse hano Imana ibaho umwuka w'ubwenge umwuka w'iki no guhishurirwa bitume muyimenya kuko twabonye ngo abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'iki iby'ubutwari tugiye gusaba rero ubwenge butuma mpishurirwa Imana bitume muyimenya mumenye iki mumenye iby'Imana hano yabivuze ngo mumenye ibyo mwiringizwa n'Imana duhamagaye ibyiringiro ni ibintu nyine ibituma mwicaye hano mumenye ubwo ni bibiri mumenye iby'Imana igitanga tukiri mu isi ibyo mumenye ibyo mwiringizwa n'Imana yaduhamagaye tukiri ino kabiri mumenye n'ibyo izaragabera tukiri aha twagezeyo gatatu mumenye ubwinshi bw'imbaraga zayo irindisha twebwe tumenye n'imbaraga kuko nigeze mbabwira imbaraga Imana irindisha abantu kabone abantu ari kundeba kamwe tese irazigira ntirazigira nembabwiye ko ngewe nta muntu ushobora kundoga bati ati nta wakoroga nti ntawe bati kubera iki se ndavuga nti mwisi y'umwuka ahantu mba nta muruzi ugerayo uba hese ndavuga ngo hari ikintu Imana yavuze iravuze ngo umukunzi wanjye umuntu wese w'inshuti y'Imana imubika mu mboni hirya ikubika kuri bagukoraho Imana ikabyumva mbere aho rero undi aravuga ngo ninde wampangana ni kumwe nande na Yesu aravuga ngo intama zanjye ndazizi nazo ziranze uwazimpaye arusha bose iki amaboko ntawubasha kuzivunura mu kiganza cyanjye ubwo se wankurahe kugira ngo umuntu wamvanahe yasaba gufata ikiganza cya Yesu ahomba aho yankize kimeze gutya nawe reba ayo maboko wakoresha ukavuvunura ukuraho urutoki rwava hose uramutse kandi Imana ishobora gukinisha ati ngaho mukuremo ugasanga ndi inkovu namuce nk'imanzi iyo ubyizeye ntacyuba kubera mukwiye kumenya imbaraga Imana irindisha abera ni nazo yakoresheje ubwo yamuzuraga ariko aravuga ngo mumenye naho Yesu mumenye nyiri torero uburyo aruta abantu ngaruta abafite ngo Yesu abantu aruta uyu Yesu yavuze ngo yamushyize hejuru y'ubutwari ubutwari umva urwego rwose rwo kwisi uko rwaba gwitwa yaba ari international yaba ari national yaba ari local Imana yamushyize hejuru y'ubuyobozi bwose biranditse ntawuza kubihakana kandi niho Yesu ari imushyira hejuru y'ubushobozi ubwo ari bwo bwose imushyira hejuru y'imbaraga izo arizo zose imushyira hejuru y'izina ryose irangije imuha n'itorero ngo ribe icyambu gicamo imigisha iza kuhembura isi ndashaka kwabura ko impamvu y'isi muri kwibona n'akayaga mwabonye nuko itorero rigihari umunsi rizagenda nibwo abisi bazamenya icyo twari tumaze n'ahangaha umutima wa Kristo uterera mu itorero ndashaka kubasengera rero ngo mumenye Imana nimumara kuyimenya mukomere nimumara gukomera mukora ibyiki abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwa abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakori n'igitumye bakora iby'ubutwari nuko bazi Imana yabo sinza kubatinza kuko hari n'ibindi bikorwa ariko ngiye kubabwira amagambo 5 agaragaza ko umuntu azi Imana ndavuga 5 ni menshi reka mvuga 5 gusa
hanyuma dusengana Imana namwe nze gusenga ryasengesho kandi ubanze umenye ko ikintu ukeneye no kumenya Imana nta kindi. Niyo mpamvu ngusengere Imana ikwishurire uyimenye, menye imbaraga zayo ikurindisha, menye iby'Imana igiha abantu bakiri mu isi, menye iby'Imana izaduha tugeze mu ijuru, umenye naho Yesu abarizwa, adresse ye, nurangiza umenye ko itorero ari icyambu Imana inyuzamo imigisha yose. Amen. Ibintu bitanu tugiye kuvuga bigaragaza ko umuntu azi Imana. Iyo umuntu avuga ko anzi, iyo uzi Imana ubuze iki? Iyo uzi umuntu ubuze iki kuri uwo muntu? Murabya ni bitanu bingana n'intoki. Ni byinshi ariko ndavuga bitanu kandi ntago bigoye. Umuntu uzi Imana agomba kumenya ko Imana yera. Igira gute? Imana irera. Utabizi gutyo nta Mana uzi. Kabiri, Imana ishobora ibintu byose. Bingahe? Ishobora byose. Gatatu, Imana izi ibintu bingahe? Byose. Kane, Imana ibera hose icyarimwe. Gatanu, Imana ni urukundo. Ni amagambo atanu. Washyiraho ni 10 na 20 ariko muri uyu mwanya niba ushaka kuvuga kuza Imana umenye ko Imana yera. Kabiri, umenye ko Imana ishobora ibintu bingahe? Byose. Gatatu, umenye ko Imana izi byose. Kane, umenye ko Imana ibera hose cyarimwe. Gatanu, umenye ko Imana ari urukundo. Uzongereho ibyawe. Reka mvuga ibyo bitanu hanyuma dusengana Imana nawe. Ibyo nubimenya biragufasha. Iyo usomye ijambo ry'Imana ubwo ngiye gukoresha imirongo Bibiliya kugira ngo twihute. Iyo usomye mu rwandiko Petero yanditse cyawo cya mbere umurongo wa 15 kugeza 16, Imana irera. Imana we urera. Uruwera Mana uruwera Mana uruwera Mana uruwera Mana. Nuko Petero yanditse mu rwandiko yanditse rwa mbere yandikiye itorero cye cya 15 yaravuze ngo ahubwo nkuko wabahamagaye ari uwera ngameza ate harya Imana yaguhamagaye irera nkuko waguhamagaye ari uwera aba ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zingahe zose. 16 nkuko byanditswe ngo muzababera nkuko n'Uwiteka ari iki. Icyambere mwacyumvise amabwire rero. Yohana yigeze yandika, Yohana intumwa yigeze yandika ngo bakundwa turabana b'Imana. Ngo cyakora uko tuzasa ntago hari kwerekanwa. Cyo tuzi neza niyerekanwa tuzasanga ko tuzamureba uko aravuga ngo ufite iki amerate yiboneza nk'uko nguwo amfite nuvuga kuri umuntu w'Imana kavuga ko na Yesu mutegereje ikimenyetso kibinyereka nuko ubu wera mu ngeso zawe zingahe. Nuba muri gukora ibyaha baba kureba cyangwa batakureba uzamenye kubeshya kuko avuga ngo bakundwa ubu turabana b'Imana igisigaye nuko tuzasa ariko cyo tuzi nuko naza tuzamureba tugasa nk'uko ari. Ariko ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko nguwo. Daniel ni umuntu nkunda yari umusore umeze nk'abajene benshi ageze Babuloni asanga bamutegetse kuyasangira n'umwami. Ageze abona ibintu barya biranduye ngo agambirira mu mutima we kutiyanduza. Uwo muntu ugaze iki? Ubwo ntazi Imana. Yosefu yageze kwa Potifari, umugore wa Potifari aramukunda aravuga ati mbega igihugu gisa neza we datawe. Arakirarikira cyane cy'igisore. Baramubwiye ati rero ati ndashaka nagukunze. Yaramubwiye ati itonde mada wanyibeshyeho mu kazi mfite we ntabwo ufite umugabo wawe genda umusore yakwiyamye. Akavuga kandi kantu aravuga ngo kandi nabasha nde gucumura ku Mana yanjye. Urumva ko we n'Imana hari ukuntu atayihemukira. Nta matara abi Babuloni nta matara nabo kwa Potifari ariko kubera gutinya Imana n'ukuntu ayizi yaravuze gusa nacumura ku Mana yanjye.
nubona uri gukora ibyaha uzamenye ko Imana utayizi. Nujya mu nama z'abagambanyi ukaba uri umugome ufite ubugome ubamo, uzamenye ngo baratubwiye ngo umuntu uzi Imana, Zaburi ya mbere iravuga ngo ahirwa umudakurikiza imigambi y'iki, ntakurikiza ikindi. Urumva aho abanyabyaha bara ntabwo sino kuhagenda, ntabwo no kuhagarara. Inzira y'abanyabyaha acaho yiruka, ntagira guta ntiyicarane, hanyuma ibindi ameze kwiteka niyo yishimira. Hepfo cyazakora kwose kizamubera kiza. Umuntu uravuga ko azi Imana irera, uzi ko niyo yihamagaye mufitanye gahunda izayera, niyo gushaka izayera. Mukandi tuye gusengera abantu binjiye mu muhamagaro wa leadership wo kuyobora. Niyo ufite leadership imeze gute, niyo wowe uzi kuyobora bingana gute, niyo yaba Imana yaba yaragutunze inkoni irakubwira ati turahurira muri zone yo kwera, uwo ni Mose. Imana yimukeneye aje iramubwira ati Mose ati mbonye igihuru cyake, aramubwira ati twito itonde kwetura inkweto zawe, kuko aho ageze ari iki, aho ageze se hari mu ijuru. Mumbwire impamvu habaye ahera, n'iki yagize ahera, n'iki yagize ahera nukwera iki, bwira impamvu habaye ahera. Imana nta kundi yabigenza irera, niyijiza yera, nayo kandi agiye ahinduka iki ahera. Niyo mpamvu rero umuntu ushaka kuba kwaza Imana akwikumenya uko Imana ye yera. Yera mu kwa mbere kuza mu kwa 12, yera imvura yaguye cyangwa izuba ryavuye, yera byemeye cyangwa bitemeye, ni Imana yera. Hari umuhanuzi umunyabinyoma witwa Yesaya yajaga ahanura ibintu akandi afite umunwa wanduye. Imana avuga ati igituma ahanura kuriya nuko atanze, iramwiyereka maze arayibona. Yamuga ati Imana iravuze ati ntimugire ibindi mumubwira, imuhumura amaso, nayo Imana iguhumura amaso. Arayibona, abona intebe, abona yicaye iriya, amaguru ari hasi. Agiye kubona abona abamarayika, abaserafi n'abakerubi baraho, yumva bari gutera ikorasi bavuga ngo uruwera uruwera. Nta kindi babwiye Yesaya. Yesaya avuga ati ndo umunyaminwa yanduye ko mbonye Imana kandi mfite umunwa wanduye. Imana avuga ati ubwo wimenye ntacyo kibaye, zana umunwa wawe. Banyuzaho amakara, Yesaya abona kugenda. Iyi Imana irera. Umuhanuzi Yesaya yeretswe ibyiza kera, yeretswe Imana mu ijuru iri mu rusengero, bakerubi n'abaserafi bayishyize hagati, bajya bayishima iteka, bayisingiza bati uruwera uwera uwera Imana nyiringabo, isi yose yuzuye icyo. Uruwera uwera uruwera uwera uwera Imana nyiringabo, isi yose yuzuye. Ubwo nyine nuko iteye, nta kundi mwayigira. Niyo abantu bose bakora ibyaha, niyo mwavuga ngo kugigoma ngo nta kundi byagenda, ngo utakoze ngo bino ngo ntibyakwemera, ikomeza ikera. Niyo abantu bose babesha irera. Niyo nabo mutekereza ko ari abantu b'Imana bakora ibyaha, yikomeza kwera. Uruwera Mana uruwera Mana amen. Icya kabiri rero umuntu uzi Imana akwiye kumenya nuko Imana ishobora ibintu bingahe byose. Imana ishobora ibintu byose. Hari ijambo rivuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo riheri, nta jambo Imana ivuga gira gute ngo riheri. Aka kantu mu gacakarongo subiremo. Abantu bose mutinya, abo muzi, abo muhindura umushyitsi, abo mujya muhamagara, abo mwandikiye, nabo mureba mukibaza uko byagenze kubera gukomera kwabo, bashoboye ibintu byinshi ariko ntibashobora bitandukaniye. Gushobora byinshi no gushobora byose bitandukaniye. Ntago Imana ishoboye ibintu byinshi. Abaganga bavura indwara nyinshi, abakire bashoboye ibintu byinshi, abakomeye bashobora ibintu byinshi, abazungu bakora ibintu byinshi,
bageze no ku kwezi no ku nyenyeri no mu ndiba y'amazi ntacyo batakoze, ariko ntabwo bashobora byose. Iyo rero iyi Mana uzajya uyigenda imbere uzi ko ishobora bingahe. Ibyananiye abantu, iyo amafaranga yananiwe, iby'ubwenge bwananiwe, Imana byose irabishobora. Indwara zitagira ba muganga ishobora byose. Ishobora bingahe? Urashoboye mwami Yesu ndabizi, urashoboye mwami ndakikunda. Mbabwire ikibazo ufite utitaye ku remere bwacyo n'imbaraga zacyo nuko bakita, ubuzi ko Imana ishobora bingahe. Impamvu Sara yabyara ku myaka 90, Sara agira ku myaka 90. Hana yabyara n'ukuri, Elizabeth yabyara, yarabyaye na Mariya yabyara atagira umugabo. Inyanja itukura Imana yibonamo inzira. Imana atungisha abantu Imana ivuye mu ijuru ikagitekera ikabizana mu isi. Imana yakura amazi mu rutare. Iyo Mana yaduhamagaye, iyo niyo Mana yaduhamagaye, ntabwo ndi kwibeshera. Ushobora byose Mana. Haleluya we, Imana ishobora bingahe. Haleluya, haleluya. Ushobora byose wa Mana we, ishobora bingahe. Ubyandike ko ishobora byose. Nibyo itari yakora ntago byayinaniye, ni sayitari yagera. Ndashaka kubera ko Imana ishobora byose. Icya gatatu rero ko nashaka gusenga, ndashaka kubabwira umuntu uzi Imana. Icya gatatu amenya ko Imana bayita omniscient, science. Imana izi ibintu bingahe. Imana irabizi, iratuzi, izi n'amazina yacu, iratuzi, izi n'amazina yacu. Amenyera kure ibiki. Ndashaka kubabwira ko Imana ihagarara mu kwa mbere ikareba mu kwa 12, ihagarara mu itangiriro ikareba mu iherezo. Yitwa Alpha na Omega. Iminsi yo kubaho kwawe itarabaho n'umwe Imana yari yizi. Imana yagize gute? Ukubuzi ko Imana izi byose rero bigufasha iki? Ni iki bigufasha? Uhita uvuga ngo inzira zanjye urazizi Imana, ntaho naguhungira. Najya hejuru se wambonayo, nakwisha kwandi. Imana izi ibintu bingahe. Imana ijya kundema ntawe yabanje kubaza, yabikoze nk'ukwibishaka, nk'uko yari yaragambiriye igihe nari mu nda ya mama. Ntawaruzi imibereho yanjye, uko nzabaho byari banga ry'Uwiteka. Imana ari kuzi utaraza. Imana ari kuzi. Imana ari kuzi. Umva amabwire, Imana ntiyakurebye ngo ikumenye. Ntabwo Imana yandemye ngo imenye, yandemye ngo abari nge wimenya. Inzi ntaraba urusoro mu nda ya mama. Papa na mama batari bakundana ngewe yari mfite. Abambyara baje kureba uko akana gasa. Ntabwo Imana yaje kundeba kuko yari isanganywe. Haleluya. Niba yari kuza utaramenya gusenga, utaramenya kuririmba, utazi na Bibiliya, ubu se ni gupfa. Icyo gupfa cyararenze. Imana ntiyakuremye ngo ikumenye, yakuremye ngo uyimenye. Impamvu tugiye gusenga Imana ngo uyimenye. Haleluya. Abazi Imana nabo bazakomera. Imana ntiyakuremye ngo wowe ikumenye, irakuzi. Iratuzi. Izi n'amazina yacu, n'imisatsi dufite ku mutwe, izi mibare wayo, izi minsi uzamara ku isi, iminsi yawe hatarabaho n'umwe yari yanditse mu gitabo cyayo. Izi igihe wavukiye nuko uzataha. Ubwibizi rero. Haleluya, haleluya, haleluya. Shaka kuririmba nkavuga ngo kuvubu sintinyi bizabejo, ibyago cyangwa amahirwe, nziyuse kw'Imana ibitegeka, kwiganyira mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda,
nizeye Yesu ntabwo. Haleluya we. Imana irakuzi, Imana irakuzi, Imana irakuzi, ikuzi kuruta uko wiyizi. Umuririmbyi yavuze ngo kubimenya ni byiza rwose, ngo ngende uwa Yesu nta gushidikanya, ushobora byose arandinda nkimwizeye. Haleluya. Kubimenya nduwa Yesu sinshidikanya, ushobora byose arandinda kimwizeye. Imana izi ibintu bingahe? Yakuremye kugira ngo ikumenye, yakuremye kugira ngo ugire gute? Icyo tugiye gusengera. Aka kane rero, Imana ni omnipresent, ibera hose, abera hose icyarimwe, z'umuhemu kandi ntabe, abera hose icyarimwe, z'umuhemu kandi ntabe, arakomeye bihangaje, nzamurata, aberaho si icyarimwe, s'umuhemu. Akamenya ko Imana ibera hose icya, Imana yo mu misozi, niyo Mana yo mu bibaya, iberaho si icyarimwe, iyo nyana niyo turi. Ngo Imana he, Imana yo mu misozi, niyo Mana yo mu bibaya, iberaho si icyarimwe, iyo nyana. Njyewe nuko nyitekereza rero, n'abandi mu butayu nayo irahari, ibera hose icyarimwe, niyo ngiye nzayisangayo. No mu rugo rwanyu Imana irahari, irahari, cyangwa nayo yaje hano murayikingirana, muraza muyikingurire, iraho abantu banyu bari. Niyo mpamvu iri naho abarwayi bawe bari, ibera hose icyarimwe, niyo yonyine ibigira, niyo yonyine idapfa, ibera hose icyarimwe, nta wundi ubishobora. Iyo niyo Mana twicaye imbere, abandi ntibabishobora. Iyo bari hano baba batari ahandi, iyo bari hano baba batumye abandi. Imana ibera hose icyarimwe. Icyanyuma rero, Imana n'urukundo. Ndashaka ko dusenga Imana nkarekeraho ngaho. Imana yacu umuntu yizi kugira ngo akore iby'ubutwari, kwe kumenya yuko Imana yera. Cya kabiri, Imana ingize gute? Shobora bingahe? Gatatu. Izi bingahe? Irabizi se? Buri irabizi, buri irakuzi. Tumva umuntu ubwira Imana ngo Mana ngo yibunzi ngo ntunzi, irakuzi pe. Izi utarabaho, nubwo wigira gutya irakuzi, kandi ntikubonye none uri Gisenyi. Aha wicaye yari hazi mama we na so batari bakundana, ushaka wabwira amaganya ngo have wabwoba we, nyihorere namara amaje kugira gute. Nukuri Imana irakuzi, kandi satani ikintu yakubwiye byose ni kuvuga, byose mvuze yarakubwiye ntago Imana ikuzurikiriza, ntago ari Imana bivuze. Nukuri ndatangaza ko Imana ikuzi, iza agahinda kawe, iza amaganya yawe, izi bikurusha, izi bikugoye. Hanyuma ikindi ibera hose naho utarira hari. Akanyuma rero, iradukunda. Imana ntago igira urukundo, ahubwo Imana ubwayo ni iki? Nikwe tugira urukundo, ariko Imana ni iki? N'urukundo. Nisanze mu rukundo rwawe, wambereye uburuhukiro, ubuntu bwawe
we umbagije ndi kumwe nawe. Yari yibuza ahandi, abantu babuze ahantu bakibura. Ngiye kurangira ahantu uzishaka. Ni ukuri mu rukundo rw'Imana. Haleluya. Nabonye umukunzi duhagurutse yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugo, arirwo rukundo rwe. Izo ngoyi zezane kubimbataye rwose, ngenduwe kugeza ryari? Kugeza iteka ryose. Izo ngoyi zezane kubimbataye rwose, ngenduwe wenuwa. Yaravuze ngo nta bya none, nta kubaho, nta n'urupfu. Yesu wanjye ngo nta n'abadayimoni we, nta bya none, nta n'ibizaza byantanya nande na Yesu. Urukundo Yesu agukunda, yagukunze utakijijwe, agukunda uri mu kabare, agukunda urindagira. Ubwo yagukunze utazi kuririmba, ubusura apfa none kandi wizanye. Haleluya, haleluya. Izo ngoyi zezane kubimbataye rwose, nduwe nawe n'uwanjye kugeza ryari? Kugeza. Tugiye gusenga Imana iguhumura amaso uyimenye, umenye ko yera, umenye ko ishobora byose, umenye ko izi byose, umenye ko ibera hose icyarimwe, umenye ko igukunda. Kigira gute? Yambwiye kankunda buri munsi, amenyera kuri byo nibwi nzamutegereza. Yakubwiye ngo iki? Ankwira kankunda. Nukuri Yesu agukunda, ni mwiza kurusha uko mbi, amenyera kuri byo nibwi nzamutegereza. Umva rero, ntabwo Yesu avuga ko ukunda gusa, ahubwo yaranabyanditse. Yandikishije iki? Iby'urukundo rwe. Iyo umuntu yanditse biba byakomera. Yandikishije iby'urukundo rwe. Mwarakamenyera ko akirutiki kimiye ko Yesu. Haleluya. Aragukunda we, ntago abyishakamo, niko ameze. Ugenda ubwira Satani ko Yesu agukunda. Birananditse. Imana nishimwe. Muhagaze mwihangane, nacyura umuntu waguye uri muri amateraniro tumusengere. Nyaruka, hari umuntu wabivuyemo pe. Ngwino tugusengere, ndabona nubwo waje ariko ufite icyaha. Hano hari umukeka, tambuka wiruka tugusengere. Nubwo tugiye gusenga wowe nyaruka, cika ngwino uzi hano tugusengere. Gira vuba. Nubwo waje mu iteraniro koraguye, hari icyaha wakoze kandi Imana ashaka kubabarira. Kizwa n'amaguru yawe uze, ngwino tugusengere Imana. Ntago icyaha se kugikora ntago uri busubire ngo ugikore byemere. Ngwino. Sinzi nimba uri kumva.
ibyaha wakoze ntiwemerewe gusubira kubikora. Uyu munsi ni uwanyuma, ngwino tugusengere. Ciao. Kandi mu cyatumye ubikora uvuze ko Imana ikwanga, uvuga ko Imana itakuzi, uvuga ko kwiza abandi wowe iyo bashima wowe wabuze icyo ushima. Tambuka tugusengera Imana. Wavuze ko itakuzi, itagukunda, utazi n'icyo yakuremeye. Tambuka tugusengera Imana. Bashuma mwegera hano dusengera aba bantu. Barayibwiye ngo ntizaho baba, ngo ntibakunda. Ngwino iragukunda maze yanakuzanye. Yitawukunda se uburi hano no kuba waje mu rusengero n'urukundo rw'Imana. Icyaha wakoze rero uragikira ari ukugeze hano. Icyaha cyawe kirakurwaho nuko uvuye mu ndebe. Caho, hunga, iruka, cika, va mu ndebe. Muna tugusengere. Icyaha cyawe kirakurwaho nuko uje. Aragukunda, 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 aragukunda. Ngwino mfite ubutumwa bwawe. Yesu aragukunda. Ubutumwa n'ubwawe. Nishi tambuka muha abantu umwanya. Hari abantu bumva Imana ibanga kwanga. Niwe wabivuze, ntago ari Imana bivuze. Ngimana iranyanga, ngimariye iki? Ngwino tambuka, Imana ivuze ko igukunda. Caho, hunga, va mu cyaha, va mu ndebe. Ngwino cika, hunga. Yo mbonye uri umusore ndishima. Mbonye Imana ikukije ibyago n'amakuba umukobwa wa musore we. Yo mbonye uje mu ukiri muto, bitamenya ko Imana ikorokoye. Nishimi ko Yesu arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu. Mugihagaze mukomera Imana amashyi iduhaye abantu bagarukiye Imana. Reka umushumba Chantal azamura isengesho abasabira imbabazi. Mana yacu turagushimye kuko ari wowe uhamagara. Turagushimye kandi ko amaraso yawe wayamenye ku musaraba ku bwacu. Tugushimiye mwami aba bantu bongeye kumva ijwi ryawe bakagarukira inzira yawe y'agakiza. Turabasengeye kugira ngo iyi nzira batangiye uzabashoboze. Natwe niko twatangiye kandi waradushoboje. Ijambo ryawe rikatubwira ngo nidutera intambwe imwe tugusanga, nawe uzatera 99 zisigaye. Ndagusabye kugira ngo iyi ntambwe bateye nawe zisigaye zose uzitere ubasange. Kandi icyo tubasabira no kugira ngo uyu mugambi bafashe, uyu mwanzuro bafashe ubashyigikire, kandi ku iherezo bazabone ubugingo buhoraho. Turasenze mwami kugira ngo ubakomeze, kandi natwe ikidukomeza n'umwuka utanga. Turabasabiye kugira ngo ubahe agakiza kuzuye mwami, uzabahe iherezo ryiza. Niko tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Abari bapfukamye muhaguruke mbabaza akabazo. Umuntu utarabatizwa ushaka kubatizwa n'indi utabatije, cyangwa bahaye amazi make yo hugahanga akaba amenshi ntara yabonye, ushaka kubatizwa nanyegere. Ese ntubatije pe, baguhaga make se bari bayabuze? Mwegere hino amazi ntagahenda. Mwari aba bantu banyandikire, uyu nguyu ugenda umwandike ashaka kubatizwa. Imana iguha umugisha. Abasigaye rero ngiye kwabwira ikintu tugiye gukora kandi kiremera. Tugiye gufata amajwi ya Satani yose tuyamanure. Amajwi yande yewe Satani ajya avugana nawe, ntago ari ibintu byose byo uyaturaho, ntago ari Imana bivuze. Haguruka tugusengere. Ngo bazinze, ngo bakandagiye iseta yawe, ngo oya, ibyo byose wavuze ntago ari Imana bivuze. Tugiye kumanura amajwi yande tuzamura ibendera ry'iki, tuvuge ngo Uwiteka rera, tuvuge ngo ashobora bingahe, azi bingahe, ebera hose icya kandi arankunda. Haleluya. Kandi agize gute? Ndashaka ko uhagarika amajwi ya Satani ayavuga ku bana bawe, amajwi akongorera avuga ko uzapfa nabi. Turi muri amateraniro tumanuye amajwi yande ya Satani, tuzamuye ibendera ry'Imana ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Imana ishobora byose. Turi imbere muri amateraniro tumanuye amajwi ya Satani, amaradiyo ya Satani, ibijwi byongorera atubwira ngo twiyahure, ngo ntacyo tumaze, ngo twavukiye iki, ngo abandi baraturuta,
ngo baratuzinze ngo oya ngo karande no mu izina rya Yesu. Amajwi yose y'abadayimoni abakubwira ngo uzapfa vuba, ngo uzakenyuka, ngo ntacyo uzimarira, ntabwo ari Imana yabivuze. Satani ni gutesha abantu agaciro. Imbere y'Imana urahenda, uri uw'icyubahiro. Imana yakuremye irakuzi, yakumenye utaraza mu isi, yakumenye sonje kuba atakuzi, bakubyaye batabishaka, ariko Imana yarabishakaga. Ntugipfuye, wavutse Imana ibizi. Ntabwo uri impanuka, ntabwo uri impanuka, ntabwo uri icyo ntazi, ntabwo usa n'izina ryawe. Oya, uyu mwanya ni wanjye gasugura k'abadayimoni. Bihindurira imbere y'Imana. Bwira Imana ngo Imana iranzi, Imana irankunda, Imana inyitayeho, ifiteho umugambi mwiza. Nsuzuguye abadayimoni ku buzima bwawe, nsuzuguye karande zazindi ujya wiyaturaho. Oya, uri umwana w'Imana. Niyo mpamvu kano kange ndagusengeye mu izina rya Yesu. Imana ishobora byose itahi wawe. Imana ibera hose icyarimwe, igere mu rugo rwawe, igere ku bana bawe, igere mu byo ukora. Watuyeho umugisha, nuwumve, nuwugendane, nuwiyatureho, nuwakire. Ndurukana indwara ku buzima bwawe, iyo ndwara itagira muganga, iyo ndwara yiyoberanije, ufite randevu kwa muganga, ariko turagusengeye nusubira usanga wakize. Nubwo iyo ndwara itumva imiti yananiranye, ariko Imana ishobora byose. N'indwara yawe irimo mu by'Imana ishoboye, harimo n'indwara. Iyo ndwara umaze iminsi urwaye iri mu z'Imana ishobora. Abaganga baturanye indwara bavura, bakavuga ngo twigane tuvura amenyo, ariko kwa muganga witwa Yesu, klinike ya Yesu, indwara zose ziri ku rutonde. N'iyawe irimo. Ishingiye kuri ayo matangazo y'ijuru, nirukanye indwara mu mubiri wawe, nirukanye indwara mu mubiri wawe. Twatuyeho umugisha ngo ni inyatsi. Oya, ntabwo ari Imana yabivuze. Ibyo ni iby'abadayimoni. Sengeye ibiganza byawe, icyo uzakora cyose kizemere. Genda ukora biremera. Imana igucira inzira. Turi muri aya masengesho tugisenga, nugenda byemere. Uza kubona message y'ubutumwa ikubwira ngo hari ikintu nkoze, hari ikintu Imana igukoreye muri aya masengesho. Mu izina rya Yesu nirukanye urubanza rukuriho, nirukanye amatiku, abantu bakwanga, abakugisha impaka, abakuburanya, abakuryanira inzara. Aho batwaye izina ryawe bakaba barigaragura, turihaye agaciro. Noneho turihaye agaciro mu izina rya Yesu. Urahenda ku Mana. Agaciro kawe kangana n'amaraso ya Yesu. Niyo mpamvu muri aya materaniro twongeye kuvuga ko Imana yera, Imana ishobora byose, Imana ibera hose icyarimwe, Imana izi ibintu bingahe byose, Imana iragukunda. Mwikomere amashyi menshi. Amen.